Koga amazi akonje hari bamwe babikunda abandi bakabitinya bagahitamo koga amazi ashyushye. Hari n'aboga akonje kubera kubura uko bagira kuko ashyushye yabuze. Nyamara burya hari ikintu kinini cyane bigirira umumaro umubiri kuko gusa ari amazi akonje yawukozeho. Uyu munsi tugiye kugaruka ku kamaro ko koga amazi akonje. Niba uri mushya hano kora subscribe. Ngiye turi kumwe ndi Delphine Umuhoza. Koga amazi akonje abahanga bemeza ko byongera kuba maso. Kuba maso tuvuga hano si ukudasinzira ahubwo ni ukuba witeguye neza. Usumva ko iyo witeye amazi akonje umutima usa n'usimbutse ukikanga. Uko rero bigenda nyuma yo kwitera amazi akonje ugahumeka witsa cyane bigirira akamaro umubiri kuko winjiza umwuka wa oxygene uhagije. Ibi biguha ingufu umubiri wawe ukeneye muri uwo munsi. Ariko kandi koga amazi akonje bitunganya uruhu n'umusatsi. Ikintu cya mbere cyiza ku musatsi no ku ruhu ni ukoga amazi akonje. Burya amazi ashyushye atuma uruhu rukanyarara. Ni nayo mpamvu niyo waba woze amazi ashyushye ari byiza kwiyunyuguza akonje kuko bituma utwengeho twari twafungutse cyane twongera kwifunga, bityo bikabuza ivumbi n'indi myanda kuba yakwinjira mu mubiri. Ku musatsi naho rero bituma ushashagirana ugakomera kandi ukabyibuha. Koga amazi akonje byongera ubudahangarwa no gutembera kw'amaraso. Iyo ukitera amazi akonje umutima usa n'usimbutse. Ibi bigira ingaruka nziza ku miyoboro y'amaraso aho bituma amaraso atembera neza. By'umwihariko koga amazi akonje bifasha mu kugabanya umuvuduko udasanzwe w'amaraso kuko bituma imitsi y'amaraso yaguka, bituma kandi imitsi ivamo imyanda ndetse niba hari n'ahari hipfunditse hagafunguka. Ibi bikongerera ingufu ubudahangarwa bw'umubiri. Si ibyo byonyine kuko koga amazi akonje bifasha mu gutakaza ibiro. Kuri ba bantu bifuza guta ibiro banzuhere ku mazi akonje. Mu buryo bugoye gusobanura, koga amazi akonje ni ingenzi. Ubusanzwe rero tugira ibinure by'amoko ubundi abiri, ibinure byera n'ibinure by'ikigina. Ibinure byera rero byiyongera iyo turya karori nyinshi zirenze izo umubiri wacu ukeneye. Ibi bitera kubyibuha mu rukenyerero, kuzana ibinyenyanza, kubyibuha igikanu, kubyibuha munsi y'amaboko. Ibi bikaba ari bibi. Ibinure by'ikigina rero ari nabyo byiza, bifasha umubiri guhorana ubushyuhe. Bikaba rero bikora cyane iyo umubiri ukonje. Iyo rero uhora woga amazi akonje ibi binure birakoreshwa cyane, nuko ibiro bikagenda bigabanuka buhoro buhoro. Uzabona ko akenshi abasiganwa ku maguru bashyira barafu ku maguru nyuma yo kwirukanka igihe kinini. Ibi si ku busa kuko bifasha imikaya kongera gukora neza nka mbere yo kwiruka. Ubushakashatsi bugaragaza ko kumara byibuze iminota 24 mu mazi akonje hagati ya degre Celsius 10 na 15 biruhura imikaya bikagira akamaro hagati y'umunsi umwe n'iminsi ine nyuma yo kuyikoresha cyane. Ubushakashatsi bwakozwe bwerekanye kandi ko kumara akanya mu mazi akonje bigabanya igipimo cya uric acid mu mubiri. Si byo gusa kuko bwanagaragaje bizamura igipimo cya glutathione, ikaba isohora imyanda mu mubiri ndetse ikanatuma ibindi bisohora imyanda mu mubiri bikora mu gipimo cyiza. Ibi byose bifatanyiriza hamwe gutuma umubiri uhangana na stress. Koga amazi akonje ntabwo twakwegereye kukubwira ko byagaragaye ko bifasha mu guhangana no kwiheba bigendana no kwigunga. Iyo woza amazi akonje bituma uruhu rwohereza ubutumwa mu bwonko, nuko igisubizo kikaba kurekura imisemburo irwanya kwiheba, maze bigatuma ibyiyumvo bikora neza. Ndetse kumara umwanya mu mazi akonje byibuze afite degre Celsius 3 amaramo iminota iri hagati y'2 n'3 ukaruhuka indi minota 5 ukongera ugasubiramo rimwe, birwanya uburibwe bunyuranye ndetse bikanatuma wumva utuje. Nibyo bizwi nka hydrotherapy muri make. Ibi nibyo byiza byo koga amazi akonje. Nayo niba wajya kuyatinya uyu ni umwanya wo gutangira ngo uyoge. Reka nkwibutse gusangiza iyi video inshuti n'abavandimwe nabo bamenye ibyiza byo koga amazi akonje. Wakoze, ndakomeje kukwifuriza kugira ibihe byiza.